unambe kumana nuimure bona nuterwa n'impagarara uzagarukirwa na rutare iyo tugoswe n'ibyaha dukomerera kuri Kristo rutare niwe rutare twisunga nitwihangana tuzaba amahoro tugeze imbere y'Imana nambira ukuri jya wihangana komeza ubutwari no kwizera rutaraduha kuganziriza muri iyi si y'igomero dukomerera kuri Kristo rutare niwe rutare twisunga nitwihangana tuzaba amahoro tugeze imbere y'Imana nambira ukuri birakwiriye we kurambirwa uzagororerwa rutare ni uduha amahoro tumaze gutsinda ibyago dukomerera kuri Kristo rutare niwe rutare twisunga nitwihangana tuzaba amahoro tugeze imbere y'Imana. Haleluya. Reka duce bugufi dusenga Imana. Turagushimye mwami Imana yacu, tugushimiye ko wongeye kutugeza mu wundi mwanya mwiza wo kumva amagambo y'ubugingo. Turaguhendahenze cyane tukwinginga kugira ngo ufate umutima wa buri muntu wese uwutereke mu mwanya ushobora kuganira nawo, buri muntu wese akumva ibye kandi hakaboneka umusaruro ushimishije wo kwiyunga nawe. Tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Isabato nziza. Umunsi w'umunezero. Isabato nziza. Umunsi w'umunezero. Reka dushime Imana itugiriye neza, ikaba iduhaye amahirwe nanone yo kwiga ijambo ryayo. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Amen. Tudatinze rero tugiye kuganira amagambo avuga ngo umuntu mu yindi shusho. Ndasaba kugira ngo tubumbure Bibiliya zacu duhere mu Itangiriro igice cyawo cya mbere umurongo wa 26. Umuntu ugerayo mbere asome Itangiriro igice ni icya mbere umurongo waho ni wa 26. Umuntu wagezeyo nasome twumve. Nuko Imana iravuga iti reka tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Batware amafi yo mu nyanja. Ndashaka kurekera aho ngaho. Andi magambo turayasanga mu Bakolosayi igice cya mbere Abakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 15. Abakolosayi Igice cya mbere umurongo wa 14. Ari kuvuga ngo iki? Umutwe waho uri kuvuga ngo Yesu umukiza wacu niwe muremyi wa byose.
atwumve neza rero. Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Amen. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. Amen. Nshuti bavandimwe, bana b'Imana, tugiye kuganira kuri aya masomo abiri, niturangiza dusoze gahunda yacu ya saa 5. Ejo nibwo nijoro ndi gutangira isabato, kuko natangiye isabato, nigiye icyigisho kiri mu bifuzwe byose cyitwa Umusamariya w'umunyempuhwe, numva ari cya 54. Ariko nari nagize ijoro rirerire Simon, rirerire. Hantu wansize twagiye mu materaniro, tugeze mu mugoroba twagombaga gukora amanywa nijoro, ako tugeze mu ijoro dutangiye kuririmba, nibwo haje amakuru avuga ngo abayobozi ngo bamenye ko Jado ngo ari hano, ngo bapanze operasiyo ngo yo kugota imidugudu 3. Umwe mu bari muri abo bayobozi niwe waje yiruka yahagira rwose afite ikiyamizi cyuye, vuga ati icyaba cyiza gusenga mwabyihorera, umupango bafite. Nuko naragenze, ubwo iyo midugudu ukumva ntabwo umuntu yagombaga kuyiramo, kandi hari nijoro imvura yaguye, kwari ukugenda n'ibirenge kandi udacana. Nuko nari nagize inzozi mbere yuko njya muri iryo teraniro, ariko bitewe na virusi abadive badushyizemo, virusi yuko abadive batemera inzozi, ko Imana ishobora kuvugana n'umuntu ikoresheje inzozi. Akenshi nkunda kugira inzozi nkagira ubwoba, nkavuga ati none ko itorero ryacu ritemera inzozi, kandi inshuro nyinshi Imana ikunze kuzimvugishirizamo. Ariko rimwe na rimwe ngatinya no kubivuga, mvuga ati ahari. Ariko Yobu igice cya 33 havuga yuko mu gicuku ninjoro abantu bashyizweyo, nibwo Imana igamburuza imigambi y'abantu mu byo bibwira, ikababwirira mu nzozi, igashobora kuvugana n'abo bantu. Nibyo izo nzozi ntabwo ndazivuga cyane, ariko ntabwo ndagira icyo nzivugaho kuko nizinyerekeye ngewe personnel, ariko isa nkaho hari isinye Imana yahisemo. Ndangije gutangira isabato ejo nibwo natekereje amagambo naganiriye n'abantu twari kumwe mu materaniro. Abenshi bari abapenikote, abandi ari aba EPR, abandi ari abadivantiste, nyine abo baje bajoyininga. Twaganiye ku magambo avuga iby'ikimenyetso cy'Imana n'ikimenyetso cyo gucungurwa, uburyo Abisirayeli bajya gucungurwa bakurwa muri Egiputa. Mu Kuva igice cya 12 umurongo wa 13 batubwira ko Imana yabwiye ngo bashyire amaraso ku nkomanizo, babaga umwana w'intama bamurye arimo bakwesa inkweto, kandi biteguye bamurisha imboga zisharira. Umurongo wa 13 turavuga ngo ayo maraso azababera ikimenyetso, abazayasigaho bose nanjye nzohereza marayika, nzanyura aho ngaho mu gihugu cya Egiputa, nzica abana bose b'imfura. Umuntu wese uzaba atasize ayo maraso ku nkomanizo bizamugiraho ingaruka, azapfa nka rubanda rwose. Indi virusi dufite
abadivanisi dufite virusi zigera mu 10 nzabwira abantu igihe kimwe. N'indi virusi tubwira ko ngo isabato ari ikimenyetso cy'Imana, ariko abantu barangiza bakubahiriza isabato bagasambana. Abantu bakubahiriza isabato bakaba mu mpuzamadini. Abantu bakubahiriza isabato ariko bakaba aribo bantu baba bambuzi b'amafaranga. Abantu bakubahiriza isabato ariko umwami w'isabato baramwanze, baranze ubutumwa bwo gutsindishirizwa ubwo n'ubuntu bwo kwizera. Virusi yarimbuje abantu bitwa abayahudi. Hari virusi 10 zarimbuje abayahudi, izo virusi 10 nizo zizaturimbuza nk'abadivanisite. Kandi isabato natwe tuyikurikiza. Ikimenyetso cyo gucungurwa kizatuma abantu bakura ibirenge muri iyi si ni ikimenyetso cyitwa amaraso ya Kristo wabambwe. Umuntu wese utazakira amaraso ya Kristo ngo ibyaha bye bimubabaze nk'uko abisirayeli byabagendekeye kurisha umwana w'intama imboga zisharira, byari bisobanuye ko umwisirayeli wese wavuye muri Egiputa yababajwe n'icyaha cye. Umudivanisiti ufite isabato adafite amaraso ya Yesu akureho. Iyi virusi kandi buriya virusi iragira ikabyara indwara, kandi indwara igera hino ikabyara urupfu. Nibwo nimugoroba naje gutekereza, twageze mu byahishije ya 12 ku murongo waho n'ubundi wa 12 uvuga ngo wajuruwe wishime naho wasi ugushije ishyano, kuko umwanzi Satani yabamanukiye kandi aziko asigaranye igihe gito. Ndi umwe mu bantu bizera yuko Satani yahawe imyaka 6,000. Ndamutse nabyizeye intambara ikomeye nayihakana yose. Cyambere paji ya 13 y'intambara ikomeye ivuga ko Satani ibikorwa bye byo kuyobya abantu yabihawe kubikora mu myaka 6,000. Kabiri, paji ya 238 havuga yuko imyaka 6,000 Satani yahawe rwose izarangira muri 2030 ariko. Se turi kumwe? Paji ya 238. Icyigisho cyitwa imitego ya Satani ni paji ya 389. Icyo cyigisho cyitwa imitego ya Satani. Kitubwira yuko ibikorwa byose byo kuyobya bya Satani bigomba kurangira mu myaka 6,000. Kindi cyigisho cyitwa isi hinduka umusaka, paje ya 460 haravuga ngo mu myaka 6,000 uwo Sekibi yirunduriye mu murimo wo kuyobya abantu mu myaka 6,000. Paje ya 469 ndimutse ni kugisha n'uri cyitwa isi hinduka umusaka, hatubwira yuko uwo Sekibi w'umunyabugome ibyo bintu yabikoze mu myaka 6,000 bitarenga. Se turi kumwe? Nta hantu rero nahera ngewe mpakana imyaka 6,000 byahawe Satani. Ariko kandi ndi umwe mu bantu barwanya bivuye inyuma umuntu ushobora gushyiraho umwaka wo kugaruka kwa Yesu. Ese aka kantu karumvikanye? Gushyiraho umwaka ntarengwa wo kugaruka kwa Yesu. Ndi umwe mu bantu batabyemera. Kabiri, ndi umwe mu bantu bizera yuko isi yamaze kugera mu gihe cyo gusohora k'ubuhanuzi bwa Danieli igice cya 2. Ni umwami Nebukadinezari twahozeho mu kanya tubiririmba, ndagira ngo iriya ndirimbo abantu baze kongera kuyisubiramo. Danieli igice cya 2 hatubwira amabanga akomeye y'igihe giheruka. Igishushanyo witwa Nebukadinezari yarose ngo yemwe icyo gishushanyo cyari gifite umutwe wari zahabu, agatuza n'amaboko ngo byari ifeza, ageze ku bibero ngo byari umuringa, ageze ku birenge n'amano ngo byari ibyuma bivanze n'ibumba. Ubusobanuro bw'ubwo buhanuzi bwagereranyaga uko ubwami bwagiye bukurikirana, bwose niko byagenze. Ubwami bwa mbere bwayoboye turabuzi bwari Babuloni. Tumaze kuririmba mu ndirimbo ya 321 ivuga ngo abanyababuloni bayoboye isi, haza abamedi n'abaperesi, nuko hakurikiraho abagiriki, haza abaroma. Abaroma nibo bagombaga kuyobora, nibo bwami bwigabanyijemo 2 ari ibyuma n'ibumba. Ariko ugeze ku murongo wa 41 w'icyo gice cya 2 cya Danieli haravuga hati
nuko ngo ubwo ngo ibyo byuma nibumba kwifatanya kwabyo ngo bigereranya nuko bazivanga n'urubyaro rw'abantu. Bazivanga n'urubyaro rw'abantu. Ibyo bintu nibitangira kwivanga n'urubyaro rw'abantu, ijambo riraza rikavuga ku murongo wa 35 31 ngo uko abonye ibyo byuma byiva ngo niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu, ngo wabonye ibuye ridashyizweho n'intoki z'umwana w'umuntu ryaje riraza ryikubita kuri bya birenge bitangiye kwivanga. Nuko ngo iryo buye rigereranya ubwami bwa Yesu Kristo buzaza bugahangura ubwami bwose bwo kwisi. Ndi umwe mu bantu bizera yuko ibi byuma n'ibumba byamaze kwivanga, kandi ko igikurikira kwivanga kw'ibi byuma ni ubwami bwa Yesu Kristo. Ibuye ritashyizweho n'ubwami n'intoki z'umwana w'umuntu bigomba kwikubita kuri iki gishushanyo. Gatatu, ndi umwe mu bantu bizera yuko isi igeze mu gihe cyayo cy'ubuhanuzi bwo mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 16, ahavuga ngo itera bose, aboroheje n'abakomeye, imbata n'ab'umudendezo, abatunzi n'abakene, gushyirwaho ikimenyetso umurongo wa 17 mu kiganza cy'iburyo cyangwa ku ruhanga, ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Kubera iki? Umurongo wa 17 ukabisobanura ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse gusa afite ikimenyetso cyangwa se izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Umurongo wa 18 ukaza uvuga ngo aha niho ubwenge buri, ufite ubwenge naba ari uwo mubare, kuko uwo mubare ari umubare w'umuntu, kandi umubare w'umuntu ni 666. Dumwe mu bantu babyizera yuko ugusohora kuba ubuhanuzi biri gusohorera mu bikorwa isi iri gukora by'uyu munsi. Ndetse Satani we uyu wahaye imyaka 6,000 afite agenda yitwa agenda satanike, agenda ya UN, agenda y'ibihumbi yiswe ngo agenda 2013 cyangwa se agenda ibihumbi 2030. 2030 tubaza uyu mwanya, ejo bundi turarya ubunani, dushigaje iminsi itari muri 15 tukarya ubunani, hakaba hasigaye imyaka 4 yonyine kuri agenda satanike. Iyi agenda ikigambiriye ni ugufata umuntu wese witwa umuturage utuye ku isi, nk'uko Ibyahishuwe bavuga ngo itera bose. Uyu muturage wese utuye ku isi akaba yamazwe kuzirikwa, kujugunwa mu cyobo bise ngo ni dungeon. Dungeon icyo bisobanuye ni cave, dungeon ni digital dungeon. Ndi kugira ngo mwumve neza, sinzi niba turi kujyana cyane niba muri gukonsulta iby'ibyo bihamye. Digital dungeon ni icyobo, cave, ariko iki cyo bakise ubundi dungeon ni icyobo nyine munsi mu mwobo mo hasi. Bari gupanga kujugunya digital 2030 igomba kurangira umuturage wese utuye isi bamujugunye mu cyobo, digital dungeon, mu cyobo cy'ikoranabuhanga. Barangiza bakazaza muri cya cyobo basiringa rero, bamakinga umuntu wese uri mbashyize mu cyobo kiri digital. Iki cyobo ndi umwe mu bantu bizera yuko isi yamaze kugera muri iki cyobo. Kuzazamuka ngo uve muri iki cyobo bamaze kukigeramo. Ari byo nkunda kubwira abantu ati waba uzi neza yuko ugiye i Bugande, imodoka ikazi kubwira ngo igiye muri Tanzania, ukayicaramo ukavuga ati ngenda haza kuviramo hagati, kandi bavuye ko bagiye muri Tanzania uri kujya i Bugande. Uwatangiye wese winjiye muri iki cyobo, uru rugendo yatangiye agomba kururangiza. Dungeon, digital dungeon. Ikindi, rumwe mu bantu bizera ku isi igeze mu gihe cyo gukora umuntu. Iyo turi kuganira ku by'umubare 666 n'ikimenyetso cyawo, mvuze ngo niki? N'ikimenyetso cyawo, tugaruka kwirema. Ariko ndaje tujye ku byawo, ko turwana amagambo avuga ngo umuntu mu yindi shusho. Gatatu, ndi umwe mu bantu bizera ko ubuvuzi bwakoreshejwe muri COVID-19 bwari ubuvuzi buje gusohoza bumwe mu buhanuzi bwahanuwe na Daniyeli mu gice cya 2 muri bya byuma n'ibumba byivanga,
ndetse n'igice cyaho cya 8 umurongo 23 ngo umwami umenya ibitamenyekana azima, azarimbura bikomeye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera, naho azakoramo nimbura uwo mu bwoko bw'abera ariko ukaba warigize injiji, ntabwo bizabura kukugiraho ingaruka, naho azarimburamo ngo ariko ngo azishyira hejuru mu mutima yo kurwanya umwami w'isumba byose, ariko ngo azavunagurika nta bumukozeho. Kindi, ni umwe mu bantu bizera ubuhanuzi buri mu itangira igice cya 11 ahari umutwe uvuga ngo Imana inyuranye indimi z'abantu, abantu bubatse umubare wa Babel. Izi AI turi gukoresha uyu munsi wa none, ikintu cyose ukoze kiri kugusaba A&I cyangwa se ubwenge bw'ubukorano. Ndi umwe mu bantu bizera yuko hari ubwenge bw'ubukorano, hari difference cyangwa se itandukaniro riri hagati y'ubwenge bw'uburemano n'ubwenge bw'ubukorano. Ubwenge bw'ubukorano ni ubwakozwe n'Imana y'iki gihe, mvuze Imana y'iki gihe. Ubwenge bw'uburemano ni ubwakozwe n'Imana yo mu ijuru. Imana y'iki gihe yanditswe mu rwa kabiri rw'Abatesalonika igice cya 2 no mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 2. Imana y'iki gihe abo yahumye imitima. Mbese umuntu afite umudendezo wo kwizera ibintu. Kubw'ibyo rero, ikindi, ndi umwe mu bantu bizera yuko ubutumwa bwiza bwarangiye mu gihugu cyitwa u Rwanda. Ndi umwe mu bantu babyizera yuko umwuka w'Imana uhereye ku madini, uhereye ku mareta, ukinjira no mu zindi instituti zose, ndi umwe mu bantu bemera kandi bizera yuko umwuka w'Imana yabavuyemo. Ntabwo ninjiye mu by'umuntu personnel, ariko ibijyanye n'ibigo, instituti na organization zose zijyanye n'amadini n'amareta, umwuka w'Imana yagiye ava muri izo instituti. Byanteye nimugoroba kongera gutekereza. Nongeye gutekereza ku by'iyi myaka 4 Satani asigaranye. Mbese tumaze kubibona? Nongeye kongera gutekereza ku bijyanye n'iby'uyu mubare n'iyi gahunda ya satanike yo gushyira abantu mu cyobo cyitwa digital dungeon. Ndatekereza cyane, nongera kwihutira kujya gukonsulta izo instituti cyangwa se ibigo icyo bibivugaho. Ndongera ndavuga ati, ubwo nari maze kwiga ndavuga ati reka ibyo kuryama mbe mbiretse nongere nsubiremo. Uzi ko wabona Yesu atunguye abantu burya. Nta cyambayeho nta kindi. Nabumbuye igitabo, ndongera mbumbura igitabo, njya kureba iby'Abadiventiste bavuga ku umunsi wa 7 aba bene wacu. Page ya 33 mu gatabo kitwa iby'Umudiventiste akwiriye kumenya ku buhanuzi bwo mu minsi y'imperuka. Muri icyo gitabo Abadiventiste basobanuye iby'umubare 666, basobanura n'ikimenyetso cy'Imana n'ikinyamaswa. Baravuga ngo hari ikimenyetso cy'inyamaswa kizaza kigashyirwa mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Ibyo ntibizakorwa mu buryo bugaragara, ariko bagera ku mubare 666. Baravuga ngo uyu mubare wo uzaza nawe ufite ikimenyetso cyawo, kandi kuwakira bizaba bihwanye no kwakira cya kimenyetso n'ubundi. Nongeye kwibaza, hano mafite igitabo cy'amategeko teka ya leta y'u Rwanda avuga yuko nta muntu ufite umwuka wera uzongera guhagarara ku ruhimbi keretse ufite amashuri. Se birashoboka ko ushobora kugira amashuri udafite umwuka wera? Ahubwo no kugira ngo abanyamashuri abari bo bahagaze ku mpimbi ni ikimenyetso twahawe cyuko umwuka w'Imana agize gute ahavuye. Nubwo igihugu gikoze amabwiriza kigashobora guca decree ni itegeko teka, kigaba gishobora gukora itegeko teka rivuga yuko nta muntu wemerewe guhagarara ku ruhimbi keretse uwize amashuri. Kandi amashuri Babuloni yo ifite kugenzura, ndaza kubibabwira mu kanya. Ni ikimenyetso cy'uko umwuka w'Imana abari kubwiriza bose, uri ku ruhimbi wese uri kubwiriza ari amashuri abimwemerera, ni ikimenyetso cy'uko umwuka w'Imana yavuye aho hantu. Abantu bamwe babigiraho imyumvire mu buryo butandukanye, ariko kubyizera ni ukubyizera. Nanjye mfite uko mbyizera.
bikirangira nagiye ku myaka 6,000 cy'abadivanisi bayivugaho rwose. Abadivanisi bizera yuko imyaka 6,000 izarangira rwose muri 2031. Bamwe bagiye babigiraho imyumvire itandukanye, bemeza ko izarangira 2027. Abandi bizera yuko barabagerageje kubara basanga ngo imyaka 6,000 yarangiye mu kwezi kwa 9 ukoresheje kalendari y'Imana, yarangiye mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka. Abandi bemeza yuko bakurikije igitabo cyitwa Wifuzwa ibihe byose, imyaka 6,000 yarangiye muri bibiri rwose, top imyaka 6,000 yari irangiye. Ni naho hagiye habera ubujiji bukomeye bwitwa guhuza imyaka 6,000 no kugaruka kwa Yesu byanga bikunda nakuka. Abantu bajya kuri sitade rero bararayo ngo imyaka 6,000 yarangiye, ngo biriya bivuze ko Yesu aragaruka. Ni nacyo kigiye kuba muri iki gihe cyacu. Byatumye ubwonko bwanjye bukora cyane. Ukurikije ibyo bintu byose biri kubera mu byahanuwe, ushobora kwibaza ngo mbese Imana iri gutekereza iki kuri ibi bintu, ko ariyo yandikishije ubuhanuzi. N'impamvu Imana yatwandikishije ubuhanuzi ukibaza ngo ni iyihe. Ntabwo nshigaje iminota myinshi ndi kugira ngo twige ku mpamvu y'Imana. Noneho amagambo umwana w'umukobwa dusomeye nasubire mu itangira igice cyaho cya mbere, turebe impamvu Imana yaduhaye ubuhanuzi. Umurongo wa 26 uragera ku wa 30 biraba byumvikanye. Soma. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu. Imana niyo ubwayo ibivuze, iravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja. Bigeze ku butware, ishyira mu bwinshi, iravuga ngo batware amafi yo mu nyanja, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, n'amatungo n'isi yose. Gagira ngo uburekeye aho ngaho. Uri kumva ubutware Imana yahaye umuntu? Icya mbere, umuntu Imana imurema yamuhaye ishusho y'Imana. Kandi uyu muntu Imana yahaye ishusho y'Imana, uyu muntu ni Imana igiye kuza kureba. Bese nibyo? Uragira akaga akayinjira muri iyi gehenomu, muri iki cyobo twavugaga bise ngo ni digital dungeon. Akinjira muri iki cyobo bakamwinjizamo cy'ikoranabuhanga, digital dungeon. Bamara kumugezamo araza gutakaza ubushobozi bw'uko umuntu Imana izaza gucungura yaje kureba. Nta bushobozi uyu muntu Imana irabimufite. Ahantu bigomba kunyura byatumye nibaza, uru rugamba rugomba gusoza n'urugamba rugomba guheruka hagati y'umuntu, hagati ya Satani n'Imana, kandi urubuga rw'imikino rukaba ari umuntu, ruraza kuba rumeze rute? Iyi myaka 4 isigaye, abana mwumve, abakuru mu byumve, ubyumva byumve, ubyizera byizere, utabyizera byihorere. Ariko iyi myaka 4 ni imyaka ityaye, kubera ko ufata umwanzuro w'ubugingo buhoraho araba busingiriye, ufata umwanzuro wo kurimbuka winjira mu cyobo araba yinjiyemo, kuko Satani we nta kindi gihe afite. Nanjye nibajije impamvu Satani yafashe noneho ya myaka 6,000 asigaranye agahita akoramo kalendari agenda ya 2030 mbere y'umwaka umwe yuko imyaka 6,000 irangira yahawe. Kubera icyo ari nta yindi myaka afite, ntabwo ashobora gushyira muri 31. Afite 2030 yo kuba yamaze kugeza umuntu wese uwitwa umuntu agomba kuba yafasha, agomba kumuta mu cyobo muri agenda 2030 digital dungeon. Hari ibintu 5 nkunda kubwira abantu. Hitler ntabyo yashoboye, ndetse na Napoleon ntabyo yashoboye. Ibi bintu iyi nyamaswa uyu mwanya yo yabishoboye. Wenda Hitler yarabishoboye, ariko hari ikintu cya nyuma na nyuma atagize iyi nyamaswa yagize. Cyambere ikintu cyitwa institut za education. Ntabwo Hitler wenda yarabigerageje, education yarayobora amashuri, uburezi, ariko ntabwo yigeze abigeraho mu buryo bwuzuye. Kabiri, health cares cyangwa se amavuriro nayo ntabwo yarayagerageje, ariko ntabwo yagezeho mu buryo bwuzuye. Gatatu, igisirikare. Hitler yarabigerageje, igisirikare arakimonitaringa, ariko ntabwo yakigezeho mu buryo bwuzuye. Kane, ikintu cya nyuma na nyuma, buriya mujya kubona mukabona umuntu wazanye bya bintu byo kuryamana n'amatungo akica abayahudi bangana kuriya, byari ikintu cyitwa iyobokamana. 6,000,000 zose.
haburagamo ikintu kimwe. Uyu munsi iyobokamana riri under control. Gatanu ari cyo cyanyuma na nyuma Hitler atigeze agira cyo, muri ibyo byose yarabishoboye. Ariko icyo kintu ni ikintu cyitwa biometric data. Ibipimo ndangamiterere. Ibipimo ndangamiterere bisobanuye iki rero? Bisobanuye kumenya ibiri kubera mu mubiri w'umuntu umwe imbere. Imiterere nyine, mbese ibintu byumvikana. Igitabo kimwe hariya cyitwa ubutumwa bwatoranijwe, igitabo kira ni igitabo cyitwa kituzanire. Banze mbwira abantu ibipimo ndangamiterere. Ngikira cy'umuhondo hari. Imiterere. Ibipimo biranga ukuteye. Ukuteye bikubamo mwe imbere nyine, imiterere yawe ikubamo. Ibipimo bipima mwe imbere hawe uko hameze. Ndagira ngo wumve neza. Iki gitabo cyavuze ku bipimo ndangamiterere kirabisobanura rwose ku buryo uvuga ati umuntu uragera muri prison, page ya 181. Muri iyi minsi aho guhakana Imana no kutizera bigaragara cyane, byitwikiriye umwenda w'ubuhanga buhanitse, dukeneye kurindwa impande zose. Binyuze muri ubwo buhanga, umwanzi wacu ukomeye agenda ashukashuka benshi kandi akabagira imbohe akurikije ubushake bwe. Uko yifashi ngo abagira imbohe ze, ariko uko yifashisha ubuhanga buhanitse aribwo buhanga bwibanda ku ntekerezo z'umuntu birakomeye cyane. Muri ubu buryo agenda anyonyomba atagaragara nk'inzoka kugira ngo yangize umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ni uwesimo ko tuwuzi, ni ukwizera. Yinjira rero anyonyomba nk'inzoka kugira ngo yangize mu ntekerezo ku buryo kwizera Imana bidashoboka. Uku kwinjira kwa Satani anyuze mu buhanga buhanitse byateguwe neza binyuze mu miyoboro yo kwiga imiterere y'amagufwa agize umutwe, hashingiwe ku kwizera kw'imiterere yayo iranga ubushobozi n'ubwenge bw'imico. Ngo ni iki? Usibye kwijijisha, abantu mwicaye aha ngaha batubwiye imiterere. None Satani ngo azanyura muri ibi bipimo ndangaki miterere. Reka nsubire mu mwumve. Uku kwinjira kwa Satani anyuze mu buhanga buhanitse byateguwe neza, ni ibintu byateguwe nta handi byateguwe atigeze agira muri imyaka 600. Nta handi hantu byateguriwe ni mu bipimo ndangamiterere. Ndagira ngo ukurikire ubyumve neza. Binyuze mu miyoboro yo kwiga imiterere y'amagufwa agize umutwe, bashingiye ku kwizera ko imiterere yayo iranga ubushobozi bw'ubwenge n'imico, binyuze mu kwiga imiterere n'imyifatire bya muntu, kandi binyuze no mu gutwara intekerezo z'umuntu ku buryo nta kindi atekereza. Satani arushaho kugera ku bantu bo muri iki gihe adakebakeba, kandi akoresha imbaraga zigomba kuranga umuhati we mu gihe cyegereje irangira ry'imbabazi. Ibi bintu turabyumvise. Iki kintu Hitler ntacyo yagize cyitwa ibipimo ndangamiterere. Iki kintu Napoleon ntacyo yigeze agira. Ariko mu iherezo ry'urugamba rw'imyaka 600 Satani yahawe, mu myaka inasigaranye azanyemo ikintu cyitwa ibipimo ndangamiterere. Aricyo cyitwa, twebwe mu ishuri twiga ibipimo ndangamiterere, kera twiga science cyangwa se STE. C'est une science qui étudie la description de la terre cyangwa se la description du men. Twizemo ikintu cyitwa les os d'itro. Les os d'itro ni iki? Ni amagufwa agize umutwe w'umuntu. Les os d'itro. Tro ni umutwe, ariko les os ni amagufwa. Les os d'itro. None hazaza igipimo gipima amagufwa agize umutwe w'umuntu, ngo bimenyekane imiterere y'uwo muntu aho ateye. None biometric data mu Cyongereza n'ubundi cyo bisobanuye, the biometric data ni ibipimo biranga ni ibipimo bipima uko umuntu ateyemo imbere muri we. Ni ibipimo bigaragaza nyine ibi biri kubera mu mubiri wawe imbere. Hitler yakurikiraga umuntu wese ijambo avuze, ndetse no mu Burusiya byabaye no mu Bushinwa byabaye, n'uyu munsi yo system barayifite. Ijambo ryose uvuze, uwo muvuganye, aho ugiye ugarutse. Ariko Hitler aza kubura ubushobozi, washoboraga kuvuga ati noneho no kuva bari kudukurikirana mu kudutracinga muri ubu buryo, ugasiga telefone yawe cyangwa device imwesha gukontororwa, ukayisiga. Iyo wayisigaga yashoboraga kumenya aho uri, ariko adashobora kumenya icyo uri kuvuga. Nk'ubagabo adashobora kuba atari kumva ikintu turi kuvugana. Ariko uyu wa none uyu munsi arengejemo nk'agakoryo mu iherezo ry'imyaka 600, ahita ashyiramo ikintu cyitwa kumenya. Nubwo wasiga device yawe, warifuza kumenya n'ubu ngubu twicaye hano nta device dufite, agahita amenya ibyo turi kuganira. Arabibwirwa n'iki rero? Arabibwirwa n'iki? Binyuze mu bipimo biranga ibiri kubera mu mubiri wawe mwimbere. Ubu bushobozi yamaze kubugira. Device zose za zindi wagendanaga agiye kuzimurira mu muntu, binyuze muri bwa buhanuzi bwa Daniel igice cya 2. Narangiza noneho ajya agira ubushobozi na gutya tuganira, ajya bashobora nk'uko telefone yawe bashobora kuyumviriza ari telefone.
nawe device yari muri telefoni izimurirwa mu muntu kugira ngo nawe bagire ubushobozi bwo kumenya ibyo turi kuganira nka gutya. Umunsi bazanye icyitwa 6G, twari dufite 5G cyangwa se internet y'igisekuru cya gatanu. Uyu munsi bazanye yitwa igisekuru cya gatandatu. Iyo turi kwiga ibijyanye n'umubare 666, kuki ari gatandatu? Umuntu aremwa umuntu. Hari icyigisho kirimo hariya mu gitabo cyitwa umurimo wa Gikristo, nacyo kizane hano tukisome. Dushigaje iminota yacu 14 yose, tugomba gusoza na 15. Hano harimo icyigisho cya 4 kitubwira umuntu. Amagambo turi kuganira mwibuke ari kuvuga ngo umuntu mu yindi shusho, ngo ni umuntu mu yindi nkira. Hari icyigisho cyitwa ngo imiterere, icyigisho cya 4 kivuga ngo imiterere y'isi ihanganye n'umukozi w'umukristo. Isi ni isibaniro ry'ibyaduka. Isi ni urubuga rw'ikinamico, abaturage bayo nibo bakinnyi bari kwitegura gukina uruhare rwabo mu mukino ukomeye uheruka. Benshi mu bantu bagira ubumwe gusa iyo bahuriza, reka tube tureke susi ibintu byumvikana, ndagira ngo nsubiremo. Isi ni urubuga rw'ikinamico, abaturage bayo ni abakinnyi. Mutega amatwi mwabakinnyi, bari kwitegura gukina uruhare rwabo mu mukino ukomeye uheruka. Ubwo si finale. Uri kwitegura gukina gute Simone? Uri kwitegura gukina gute mushiki wanjye? Boris, uri kwitegura gukina gute mu mukino uheruka? Godfrey Kamanzi, uri kwitegura gukina gute muri uyu mukino uheruka? Kugomba gukina byanga byakunda. Se turi kumwe? Uyu mukino uheruka ni Imana na Satani igiye gukina, ariko urubuga rw'imikino ngo ninde? Ni umuntu. Satani rafite gahunda ki? Binyuze muri uyu mubare gatandatu tubonye ngo Imana uyu mubare mu munsi wa gatandatu nibwo Imana yashapinze umuntu. Turi kumwe yemwe? Uwabidusomeye mu itangice cya mbere umurongo wa gatandatu wa 26, umunsi wa gatandatu nibwo Imana yaremye umuntu, imuha ishusho yande. Iravuga iti, twasomye yasomye ngo iravuga iti tureme umuntu ase natwe agira iki? Dore ngo umuntu Imana izaza kujyana. Ntabwo Imana izaza kujyana umuntu uri mu yindi shusho, umuntu Imana yacunguye niwe izaza kureba. Ibi byatumye ndara nibaza, ndavuga ati ariko Mana urarangaye bigeza, ariko se koko Imana irarangaye? Byatumye nibaza ati Imana, ubu Imana iri gupanga iki muri iyi gahunda, muri izi gahunda zose? Ntabwo Imana irangaye ku bantu bayo. Ni nacyo ngira ngo tuganire muri aka kanya, muri iyi minota isigaye. Muri izo kayosi zose ziri kuba mu isi, ntabwo Imana irangaye ku bantu bayo. Ndi kuvuga abantu bagize gute? Abantu bayo. Tubonye ngo ku munsi wa gatandatu, umunsi wa gatandatu Satani yarawukunze cyane. Ni nayo nkomoko yo guha abantu umubare 666, ari nawo izaba ugaragaza yuko Satani yigaruriye abantu Imana yaremye. Uru rugamba rero rugomba kubonekamwe umuntu. Byose ikibazo ni umuntu. Byatumye nibaza, se umuntu ariteguye ubundi? Uyu muntu niko wa muntu ubundi uriteguye? Nkuko tubibonye uyu muntu nubundi kuva yaremwa ntabwo yaguwe neza. Mu ijuru niho urugamba rwahereye, rwari umuntu. Kibazo ngo inama yarabaye yo kurema umuntu, Satani avuga ati nta muntu mwarema ahangaha. Gute se mukora inama yo kurema umuntu kandi ni muntu mire? Nta mahoro nzamuha noneho. Imana iti tuzamurema ye, nzamucumuza. Uzamucumuza ati nanjye nzamucungura. Amen. Uzamucungura. Ntacyo tuzabagabana uko bizagenda kose. Ubu ngubu gahunda bafite muri uyu mukino tubonye ari babiri, nuko tugabana. Ngo nukugira gute? Kutugabangana. Kandi ko kuhereye kwa Nowa barawagabanye. Ndetse Satani nawe wajyanye benshi. Yajyanye miliyoni 8, hasigara abantu 8, kimwe cy'igihumbi cyabo. Uramutse uzamutse ukegera Sodomu ni Gomora barabagabanye. Ndetse Satani niwe wajyanye benshi. Uzamutse ukegera haruguru Yerusalemu mu itorero ry'Imana barabagabanye. Ndetse Satani niwe wajyanye benshi. Mu rugendo rw'Abisirayeli bagiye babagabana. Ndetse Satani niwe wajyanye benshi. Uramutse uzamutse ukegera hejuru Yerusalemu ukazamuka mu gihe cyo kwa William Mirere hano hafi yacu
baragabanye, satani bakomeje kugabana, kandi satani wagiye ujyana benshi. Uyu mwanya nabo rero ni turatugabane hagati y'Imana na satani, byabaye turatugire gute? Turatugabane. Imana igomba gutura hasi ikagabana na satani byanga byakunda. Akaga uyu muntu w'urubuga rw'imikino ariteguye. Tubonye Imana ivuga, Imana kurema umuntu, Imana iravuga iti turema umuntu ase natwe agira iki? Ishusho yacu, batware. Uyu munsi ni akaga uyu muntu ahantu cyakimugejeje. Nahoze ndi kureba rwose, hari umugabo umwe ngo yajyanye umugore, yacyuye umugore, acyura umwana we, acyura n'uza n'umwuzukuru, abacyura bombi, abana umwana na nyina. Umwana umwe ejo bundi yavuze amagambo, ayo magambo narayumvise arambabaza. Ndavuga ati Mana, kuko nta icyaha kige, subundi ikimenyetso cy'inyamaswa ni iki? Twibutse abantu, reka abantu baraha babyibuke. Abantu bavutse ari ab'inyamaswa, yari ab'ikiyoka byo, wenda ikimenyetso cyanditse mu byahishuwe nicyo gishigaje kubashyirwaho, ariko ikimenyetso y'uko abantu ari abasatani bo babimenyetso barabifite. Umwana yabwiye nyina ati mama, ntacyo ndusha rwose. Hari ukuntu nyina yari ari gukomakoma, umwana ngo afite agapira ko kuringaniza urubyaro, na nyina agafite, umwana arimo arakomakoma, ati umwana amubwira ati ave ceceka aho ngaho, ntacyo ndusha, njye ndacyari na mutoya, ngiye nkurusha n'uburyohe. Nyina ahoma ku munwa, ndatekereza amagambo y'umwana, naho icyaha kigejeje umuntu ngo Imana yaremye mu ishusho yayo. Uyu munsi abagabo ntibagishaka abagore, ntabwo abagabo bagishaka abagore babo, usigaye ujya kubona ukabona umugabo ari kurabya indimi ku kana k'imyaka 12 yonyine, 10 gatangira gupfundura amabere gahagaze gusubaka ngaka barenda kukara. Butse si nk'ibiri gusa cyangwa 3 kari kubura, ukajya urara wifashe ku kananwa katataye. Ndibaza icyaha koko Mana naha kigejeje umuntu. Muri abo bagabo harimo abadivanisiti, nibo bayoboye amadini, niyo mpamvu aho kugira ngo bace umuntu bace umunyabyaha, basigaye baca umuntu usenga. Ahubwo se abadivanisiti, ko umudivanisiti umwe w'umushefu Gide w'umutinganyi ko aherutse umva, ariko nakumira ngo n'umudivanisiti w'umushefu Gide w'umuki ni byanditswe muri igice cya 11 cya Daniel. Buriya kirakomeye, handitse ko Abamowabu n'Abamori ni abakomoka kuri Loti yakoze iki? Yateye inda abana be b'abakobwa. Abakomoka ngo nibo bazaba bayoboye amareta mu gihe cy'imperuka, mu ntambara zo mu minsi y'imperuka, nibo bazaba bayoboye amadini, nibo abantu bazaba bategeka isi muri makeya. Abantu bakozwe mu ishusho ya Satani. Imyaka 15, akana kakaba gafite inuze yo kuringaniza urubyaro, 15 yonyine. Ugamba ruheruka rero, wenda aho ngaho kwihana birashoboka, ariko umuntu bageza muri iki cyobo cyitwa digital dungeon biraba birangiye, na bya bindi naya yose ihanjagarira barishize, kandi abantu bariteguye. None Imana iravuze ati uyu muntu ni umucumuza, nzamucungura. Subira muri rya somo ry'Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 14, turebe gahunda y'uburyo by'Imana. Turwana amamba avuga ngo umuntu mu yindi shusho. Ntabwo uyu muntu kuva Imana yamurema, Satani yamuhaye yindi shusho, ndetse mu gihe giheruka byo ntabwo azamuhinda ishusho gusa, azamuha n'umubare ugaragaza yuko Satani amutsindiye. Ikizagaragaza, mwumve aya magambo, buri ikimenyetso cy'Imana ntabwo kigaragara, ariko mu gihe giheruka ikimenyetso cyanditse mu byahishuwe igice cya 13 n'icya 14, abantu b'Imana bazahabwa ikimenyetso kizaba kigaragara. Hari ibintu bizaranga ko bacyakiriye. Kabiri, ikimenyetso cy'inyamaswa nacyo kizaba kigaragara. Abantu bacyakiriye ba Satani bazaba bagaragara. Reka tubisobanure. Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 16 hatubwira uko abantu bakiriye ikimenyetso cy'inyamaswa bazaba basa. Cyambere, bazaba barangwa nuko bari kugura no kugurisha. Nicyo kizaba kiranga abantu bafite ikimenyetso cy'inyamaswa, bazagikoresha bajya kugura cyangwa kugurisha. Nibyo? Icy'Imana nacyo hari uko bizagenda.
bazaba batemerewe kugura no kugurisha kandi bakurikiza n'amategeko y'Imana yose uko ari 10 harimo n'iry'isabato, kuko isabato n'icyumweru bizaba byabaye igipimo kigaragaza abantu ibimenyetso bakiriye. Uwakiriye cya Satani azaba agura kandi agurisha, aho uruhuka ni byo kuruka icyumweru byo ntabwo birangiye, ntabwo njya mbibara, kuko umuntu n'ubundi avuka amahame ya Satani amwanditsemo. Umuntu w'Imana nawe rero amahame y'Imana azaba yanditswe mu mutima we. Uyu muntu ngo bizagaragazwa no gukurikiza amategeko 10 yose y'Imana, kandi bimukururira akarengane ko kutemererwa kugura cyangwa kugurisha. Subira mu Bakolosayi igice cya mbere twumve uburyo Imana yacunguye uyu muntu. Nibyo koko yaracumuye, ariko uyu muntu aracungurwa. Niwe waducunguje amaraso ye. Umurongo wa 14 wagira uti niwe waducunguje amaraso ye tubone kubabarirwa ibyaha byacu. ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Niwe shusho y'Imana. Niwe shusho y'Imana itaboneka. Niwe mfura mu byaremwe byose. Buretse aho ngaho iri jambo rivuga ngo niwe shusho y'Imana turyanarize niturangiza dusoze. Yesu Kristo ngo niwe shusho y'iki? Nta wundi muntu kuva umuntu yacumura nta yindi shusho ishobora kuzahagarara imbere y'Imana keretse ishusho yande ya Yesu Kristo. Abantu bakiriye Yesu Kristo rero ubu ngubu Imana iri mu gikorwa cyitwa kubarema, ku buryo aba bantu bagomba kuba basa na Yesu Kristo mu mico no mu myifatire. Reka mwumve iki kintu rero ngiye kubabwira, mugatega amatwi aka kantu. Ikintu cyitwa creation byatumye Imana ishyira umuntu muri Edeni. Niko byagenze, turema umuntu ase natwe agira ishusho yacu ateye batware. Uyu munsi umuntu asigaye atwarwa. Nimurebe, ntabwo uyu muntu agifite ubutware bwo gutwara. Mwahoze mureba uyu muhungu wanyu hano muri telefone. Uyu mwanya telefone isigaye itwara umuntu, ikamutegeka. Akajya kuri toilette ayifite imutegeka, akajya kurya ayifite imutegeka, akicara mu rusengero telefone imutegeka, akaryama imutegeka, kugeza ubwo umuntu ageze saa 5 z'ijoro akiri kugenda asunika gutya muri telefone imutegeka. Nta butware bwo kwitegeka umuntu agifite. Kandi umuntu uzajya mu ijuru ni umuntu witegeka. Uwo muntu aritegeka, asunika, areba bambaye ubusa, arenzaho hejuru, areba bambaye, azenzaho hejuru, ashyiraho icyigisho atari kuba bumva icyigisho, yageramo hagati akaza message, agasunika abantu barabasunika. Hari nabo saa 6 z'ijoro zinagereraho asunika gusa. Nta butware uyu muntu yahawe ubutware, ariko ubu butware nta butware agifite. Umuntu kugeza ubwo areba umwana w'umukobwa w'imyaka, hari emerutse kubona amakuru kuri televiziyo yarambabaza, umugabo ngo yafashe ihene ngo yarongoye ihene barayifotora, ukabuno katukuye inyuma bakabuno bagashyiraho ihene ngo iri guhebeba. Nahuye n'umubyeyi umwe wari ngo ubana n'uwo mugabo, ngo yari asanzwe azifata ihene n'ubundi ngo abantu ngo bajya kuzizirika, ariko ngo aho bazahuye ngo bagacungira hafi ngo warayifataga ngo bakumvira iguhebe, bakumva ihebebye ngo bakaza bakumva ihene iri gutaka. Mu gihe kimwe rero baza kumufata, ngo nimba baramwishe, sinzi uko byagenze. Baramufata ya hene barayifotora, akabuno katukuye kari kuva amaraso, ngo ari umugabo warongoye iyo hene. Ngo ni umuntu uri mu ishusho y'Imana nawe ngo uzanga ngo dimanche. Abadivanisiti bafata abana bacu se nibarembejwe n'abadivanisiti n'abaporoso n'abantuze Kagame ejo bundi ntabwo yavuze ijambo akavuga ati umva abangaba n'amabandi. Rega buriya ubutegetsi bwacu bwashyizweho n'Imana, kuko buriya nyakubahwa iyo amaze kureba akavuga ati inda ziterwa ziri guterwa n'abandi, akabona iyobokamana ririyongera ariko inda ntizigabanuka, akabona ntabwo ako gakunguka ari kugabanuka. Byumvikane ko abazitera n'aba muri za nsengero, akabona no mu nsengero rimwe abazitewe. None se bibwira ko uri umuntu utekereza ubundi ibyo ntiwabitekereza? Insengero nibazifunge, abazirimo n'amabandi. Buriya nge ndeba umuntu uri gufata ifaranga akarihereza biriya bisambo by'amadini. Ngo ubonye visa se wowe urayifite, uri kuzemerera abantu wowe urayifite, nuko utayishaka. Ngo rwose ubonye urubyaro. Biriya bintu baba babwira abantu azifunge. Abasenga bazagaragara. Ngo ni icya 10 n'ibirundo ngo umugaragu kiranukiye Imana. Yarabyanditse witwa Mika mu gice cya 3 umurongo wa 5 avuga ati iki nicyo kintu Uwiteka avuga ku bahanuzi bayo by'ubwoko bwanjye. Aba bantu ngo bahora ngo utagize icyo ashyira mu kanwa kabo baba biteguye kumurwanya, ngo kandi aba bantu baragirira ibihembo ikibaranga, nuko ngo ahantu hose bakorera barahembwa, ku kwezi barahembwa. Mika yarabihanuye mu gice cya 3.
umuntu wese uragira ibihembo ni umujura n'umunyazi. Na Yesu yaragarutse abivugwa mu gice cya 10 cya Yohana. Uyu mwanya ishusho y'Imana, Imana tubonye ngo yaremanye umuntu, uyu muntu aracyafite ishusho y'Imana simo? Umwoya mutubwire. Umuntu w'umugabo ufite imyaka 50 nimba ari kuryamana n'umwana w'imyaka 15 akamutera inda bikanyura kuri televiziyo, akaba uwo muntu ayoboye ngo idini runaka, uwo muntu aracyafite ngo ishusho ngo azahangana ngo na Dimanche? Mu cyobo niho Satani ari kubashyira cyitwa digital dungeon. Ishusho y'Imana rero mwumve nsobanura aka kantu nisoreza. Creation nunirema, recreation nukongera kurema. Kumva iryo jambo ryose iyo rigiyeho le niba bivuze kwisubiramo kw'ikintu. Nimba ari creation na recreation, turi kumwe? Imana yaremye umuntu ngo ari mu ishusho yayo. Satani amwambura ishusho amushyira mu ishusho ye nawe. Imana iremera tubonye ngo Kristo niwe shusho y'Imana yaremweyemo ibintu byose. Imana yongera gutanga igitambo i Karuvari cyo kongera gukora icyitwa recreation, kongera kurema umuntu bundi bushyashya. Ngo niwe shusho y'Imana. Imana ibintu byose ishaka kurema ngo ibisubize umuntu wese uzaremwa akongera kugira ishusho y'Imana, agomba kunyura muri ya shusho yitwa ya Yesu Kristo. Niyo mpamvu ndi umwe mu bantu bizera ko hano imbere yacu hari ijwi rirenga. Iri jwi rirenga rizavugwa n'abantu bakorewe ikintu cyitwa recreation, kuko creation Imana yashyize umuntu muri Edeni. Noneho recreation kongera kurema umuntu, Imana ntabwo yamushubije muri Edeni kuko Edeni yari yaraheze mu burasirazuba, ahubwo Imana yamushyize mu Edeni. Ikibazo ndabaza abantu turi kumwe, ari ugutura muri Edeni no kuba Edeni gutuyemo ahari inyungu ni he? yose ni inyungu, ariko ari kibanza nicyo cyagutuma uzatura mu Edeni. Jewe ndi kumva umuntu Edeni mutuyemo byaba ari byiza, ariko noneho n'ubundi Edeni tuzayisubizwa, nibyo? Ariko tuzayisubizwa n'ubundi turi abantu basanzwe batuye muri Edeni. Edeni twebwe isanzwe itubamo. Rero gucungura umuntu kwa Yesu Kristo, kubambwa ku musaraba, ibyangombwa byose byatugombaga gutuma umuntu yongera kugira ishusho y'Imana. Ibyo ngibyo tumaze kubona ko Imana yabitanze. Niyo mpamvu mu Efeso igice cyaho, mu Bafilipi igice cya 2:5 aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo, wa mutima wari muri Kristo Yesu. Abantu bazavugira ijwi rirenga, impamvu marayika mu byacu igice cya 18 azavuga ijwi rirenga ngo kandi isi yose ikamurikirwa n'ubwiza bwe, nuko uyu muntu azabasa na Kristo Yesu. Abantu bazavuga ari ijwi rirenga n'abantu bamaze kugira ishusho y'Imana. Ni umuntu wamaze kugira indi shusho. Muri iki gihe rero turimo cyo guhereza umuntu indi shusho, n'Imana nayo ntabwo irangaye, iri mu murimo wihuta cyane wo guhereza umuntu iki? Indi shusho, binyuze muri Yesu Kristo wabambwe. Turi kumwe neza? Ariko niyo mpamvu umurimo Yesu Kristo ari gukorera mu buturo bwera ahera cyane urimo urangira, hari ibimenyetso azaduha, n'umurimo Satani ari gukorera muri dungeon, mu kuzimu, cyangwa se ari kohereza abantu mu kuzimu kwe, mu buturo bwe bwo mu mwijima. Abantu ari ibintu bizaba biri kubijya mbere mu isi, ajyana abantu bamwe mu kuzimu na Yesu Kristo, ashyiraho abantu ikimenyetso, abasiringa, abarangije umurimo wabo abasiringa, abashyiraho ikimenyetso. Turi kumwe ariko aho hantu? Ndasoreza ku gihamya kimwe kiri aha ngaha, imbe ndashojeje. Ni mu gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe volume ya 3, page yaho 100, ni page kandebe, page 190 ku gika cya 2 haranditse amagambo avuga ngo kubabarirwa mu buryo Kristo ababarira umuntu ntabwo ari uguhabwa imbabazi gusa, ahubwo ni ukugira umutima mushya. Iyo Kristo ababariye umuntu abamuhaye umutima umeze ute? Mushya. Uwiteka aravuga ati nzabaha n'umutima mushya, nkuko biboneka muri Ezekiel 36. Ishusho ya Kristo igomba guterwa mu bwenge,
mu mutima no mu bugingo. Intumwa iravuga iti nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Hatabayeho guhinduka kubasha gukorwa gusa n'imbaraga y'ubumana. Mwumva aya magambo Simoni. Hatabayeho guhinduka kubasha gukorwa gusa n'imbaraga y'ubumana. Kamere y'icyaha iguma mu mutima mu mbaraga zayo zose, ikarema iminyururu mishya, ni ya dungeon, ikarema iminyururu mishya, igashyira umuntu mu bubata budashobora kuvanwaho n'imbaraga ya kimuntu. Ariko kandi abantu ntibashobora kwinjira mu ijuru bagifite ibyo bakundaga kera, n'ibyababase, ibigirwamana byabo, ibitekerezo n'inyigisho zabo. Ijuru ntiryaba ahantu h'umunezero kuri bo, kubera ko buri kintu cyose cyabangamira ibyo bakunda, ibibaryohera n'ibyababase, kandi bakababazwa cyane n'uko buri kintu cyose cyaho kirwanya ibyo bimitse mu mico yabo. Iri hame ucyumva ibi bintu, kuva mu mujyi wahita wikurayo rwose. Reka dusabe Imana bene data. Umuntu ari kuremwa mu yindi shusho. Hatabayeho imbaraga y'ubumana yimurirwa mu muntu, abantu bazajya kwibona bakibona imbabazi zirangiye bagifite ibyo bakunda byabaswe na kamere yabo yo mu nariki. Ariko imbaraga y'ubumana yo ihindurira umuntu icyerekezo, ariyo shusho ya Kristo inyuze mu kubambwa kwa Kristo. Igitambo Imana izemera n'urukiko rwo mu ijuru rwemera ni ishusho ya Kristo wabambwe wenyine n'amaraso yahameneye. Ibindi byose byaba ari byo turi kwitekerereza. Nibyo bituma umuntu atera umugongo ibyo yakundaga, agahindukirira ibyo Imana ikunda. Uyu muntu niyisanga mu ijuru azisanga ibintu byose biriyo, yemerewe kwicara kuri ayo meza no kwinjira ku birori no gusangirayo n'abantu no kuganira n'abantu bahari, kuko ibiganiro byaho bizaba ari ibiganiro by'ubumana n'ibyo abantu bakunda, kubera imitima yabo yahinduwe mishya. Ari wa mutima wari muri Kristo Yesu, bazisanga bemerewe gusangira n'abantu bo ku meza yera yo mu ijuru. Ni bangahe bavuga bati ibi bintu nanjye ndikumva hakwiriye kubaho impinduka ikozwe n'ubumana yonyine? Aba bantu nimba bahari, ndagira ngo duce bugufi dupfukame dusenga Imana. Uwiteka Mwami Imana ikomeye, ntacyo utadukoreye kugira ngo wongere kuturema mu ishusho yawe binyuze muri Kristo Yesu. Turabigushimiye, uhabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya uri mu murimo wo gushyira ikimenyetso ku bantu bari mu ishusho yawe, ariko kandi na Satani nawe ari kwihuta cyane kugira ngo ashyire ikimenyetso ku bantu bari mu ishusho ye, abajugunye mu cyobo cyitwa digital dungeon, cyangwa se mu cyobo cy'ikoranabuhanga, azabasanga bashyiraho ikimenyetso, bisanga umurimo wo kwihana utagishoboka kuri bo. Nyabuneka Mwami, turakwinginze kugira ngo uturinde kugira ngo ijambo ryawe ridahusha intego yaryo muri twebwe. Uyu mwanya wongere guhembura imitima yacu kugira ngo ryongere kutuzahura, ridukure mu gusigingira icyaha cyatujugunyemo, ryongere kudushyitsa kuri kamere y'ubumana. Ngaho rero dushoje iyi gahunda yo kukuramya dusengera hamwe isengesho ry'umwami wacu tugira duti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibaho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twari abarimwe imyenda yacu, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amena.